Yesu ashimwe, Yesu ashimwe. Haleluya, haleluya. Imana ishimwe izinze ijoro ikazingura amanywa. Imana ihabwa icyubahiro iturinze itugejeje kuri uyu munsi. Dushimiye Imana itabura uko ibigenza, intwari ku rugamba. Dushimiye Imana ihindura amateka n'ibihe. Imana ishimwe. Ndagushuje mwene data wowe tubana mu bihe byiza byo gusenga buri gitondo, muri Nibature aho uherereye hose, abari hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, abari ku migabane itandukanye y'isi, aho muherereye hose, Yesu Kristo nashimwe. Iki gitondo duhereje Imana icyubahiro, ikoze iby'ubutwari mu bumana bwayo, yongeye kuduha gift ikavuga ngo nubeho nanjye mbeho, ikaduha umwuka wo guhumeka. Imana ihabwa icyubahiro. Nagusuhuzaga rero wowe tubana buri gihe mu bihe byiza byo gusenga, kandi nkubwira ngo ongera utekereze ku by'Imana yakoze, ongera utekereze ku rukundo rw'Imana, urebe aho yagukuye n'aho ikugejeje, nurangiza ushime Imana yawe. Muri kumwe na Bishop Leonira, umushumba w'itorero Elayono Mountain Church mu Rwanda. Dukomeje kuba mu bihe byiza byo gusenga. Turacyari muri teme yacu y'iki cyumweru igira iti Yesu Kristo inshuti nziza ihoraho. Imana ishimwe. Tugeze kuri uyu munsi twatangiye icyunamo twibuka ku nshuro ya 32 jenoside yakorewe abatutsi. Twifatanyije n'abacu basigaye ari imfubyi, abasigaye ari abapfakazi, abasigaye gutya iheru. Turababwiye ngo nimukomere kandi Yesu Kristo ababere byose. Ndahamya ko kuri iyi nshuro hari ubuhamya bwinshi bw'iby'Imana yagiye ikora ku mfubyi, ku bapfakazi, ku ncike. Mbese Imana yakoze byinshi cyane, yakoze iby'ubutwari. Nzi yuko hari ubuhamya bwiza, kandi abacu nabo bagiye bazize uko baremwe, izo nzirakarengane. Nzi yuko Imana ibatuje aheza. Igikuru rero wowe wasigaye, wowe washibutse, icyo uharanira ni uko waba uw'umumaro. Ikindi ukamenya yuko inshuti ufite nziza ihoraho ari Yesu Kristo. Inshuti nziza ihoraho ni Yesu Kristo. Uyu munsi muri iki gitondo nje kukubwira ngo umuryango wawe wose warashize, nje kukubwira ngo warasigaye uri umwe nk'igiti, nje kukubwira ngo warasigaye ukokotse. Ufite inshuti nziza imwe gusa, ni Yesu Kristo. Niwe inshuti nziza ihoraho. Nakubwira rero ngo nukomere kandi humura, haracyari ibyiringiro. Imana ishimwe. Reka turi muri iyi teme yacu, Yesu Kristo niwe inshuti nziza ihoraho. Impamvu natekereje kuri iyi teme ni uko narebye nsanga abitwaga inshuti z'abantu nibo bagarutse barabahemukira, kandi n'uyu munsi byarakomeje. N'uyu munsi usanga inshuti ariyo iguhemukira. Ugasanga umugabo niwe uhemukira umugore we babyaranye, ugasanga umwana niwe uhemukira umubyeyi wamwibarutse, ugasanga ya nshuti magara yakaba yariyo ikubaho mu bihe bikomeye, ahubwo niyo ijyamo dayimoni nyabanika, nayo ikakwanika, ikakugirira nabi. Niyo mpamvu rero ndi kukubwira nshuti yanjye yuko Yesu Kristo ari we nshuti nziza ihoraho. Mu bihe byose Yesu Kristo murabana, ukize murabana, ukennye murabana, urwaye murabana, uri muzima murabana. Yesu Kristo ni we nshuti nziza ihoraho. Imana ishimwe. Nyemerera dusome ijambo ry'Imana, ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo nk'uko bwanditswe na Matayo. Ni Matayo. Tugiye gusoma igitabo cya Matayo, ibice 11. Turasoma duhereye ku murongo wa 25. 11. Yesu Kristo niwe nshuti nziza
ihoraho. 11 reka dusome umurongo wa 25 tugeze ku murongo wa 30 twihuse dusome mu izina rya Yesu Kristo. Yesu ahamagara abananiwe n'abaremerewe. Imana itugire neza. Yesu Kristo niwe nshuti nziza ihoraho, niwe wahamagaye abananiwe, ahamagara abaremerewe, ahamagara indushyi, ahamagara bari kurira, ahamagara babuze uko babigenza, ahamagara abananijwe n'iyi si, ahamagara abananijwe n'abana b'abantu, ahamagara babuze uko babigenza. Ngo Yesu Kristo yahamagaye abananiwe n'abaremerewe. Imana ishimwe. Niko titire y'iri jambo ivuze. Ubanza uyumve neza cyane, wasanga nawe unaniwe, wasanga nawe uremerewe, unanijwe n'ibigeragezo runaka, unanijwe n'imibabaro, uremerewe n'ibikubabaza, ariko Yesu Kristo araguhamagaye ngo ngwino muri iki gitondo. Hanyuma umurongo wa 25 handitse ngo uti, muri iyo minsi Yesu aravuga ati, ndagushima Data mwami w'ijuru n'isi. Imana ishimwe, kuko wahishe ibyo abanyabwenge n'abahanga ukabimenyesha abana bato. Ni koko Data, kuko ariko wabishatse. 27 byose nabihawe na Data, kandi ntawuzi umwana w'Imana keretse se, kandi ntawuzi se keretse umwana w'Imana, n'umuntu wese uwo mwana ashatse kuyimenyesha. 28 mwese abarushye n'abaremerewe nimuze munsange ndabaruhura. Mwemere kuba abagaragu banjye, munyigireho yewe, kuko ndi umugwaneza kandi noroheje mu mutima. Imana ishimwe. Namwe muzabona uburuhukiro mu mitima yanyu, kuko kunkorera kutaruhije n'umutwaro wanjye utaremereye. Izina ry'Imana yacu rihabwe icyubahiro. Ijambo ry'Imana ryatangiye ritubwiye ngo Yesu yahamagaye abananiwe, ahamagara n'abaremerewe. Hanyuma 28 aravuze ngo mwese 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 abarushye n'abaremerewe. Ni ukuvuga ngo yari azi neza yuko igihe nk'iki abantu bazaba bahagaze muri iyi si tuyirimo, tuzaba dufite ibitugoye n'ibituruhije, tuzaba dufite ibitunanije, tuzaba dufite agahinda, tuzaba dufite ibikomere, tuzaba dufite yewe umunaniro utewe nuko dufite ahantu twaba turuhukira, ndetse tubuze abantu tubwira imibabaro yacu kugira ngo imitima yacu yururuke. Yesu Kristo rero arahamagara, aravuze ngo yemwe abarushye n'abaremerewe nimuze munsange ndagira gute yewe ndabaruhura. Imana yiteguye kukuruhura, niyo karuhura, niyo yaguvura ibikomere wagize mwene data, nshuti yanjye, wowe ugendana ibikomere, wowe wabuze icyakomora. Yesu arakubwiye ngo wowe urushye kandi ukabunaniwe, nuze usange Yesu Kristo akuruhure. Imana ishimwe. Ni byiza yuko ugira intambwe utera ukegera Yesu Kristo, kuko Yesu Kristo ntazimura. Yesu Kristo imibabaro ayumva neza cyane, kubera yuko nawe yarateraguranywe muri iyi si. Yesu Kristo ni ukuri abo yagiriye neza nibo bamugiriye nabi. Ndavugana nawe ufite amateka y'ukuntu ababyeyi bawe abo bagiriye neza aribo bagarutse bakabica, na Yesu Kristo niko byamugendekeye. Abo yavuriye abantu, abo yagaburiye, abo ngabo nibo bamuvumye, ni nabo bagiye ku karubanda baravuga bati rwose nimutubohorere Baraba, ariko mubambe Yesu Kristo. Yesu ni mumubambe mumwice. Abo ngabo nibo bamukobye, nibo bamuciye mu maso. Rero nagiraga ngo nkubwire, Yesu ibyo byose arabizi, yarabyitegereje, yarabibonye. Nawe uri umugabo wo kubihamya, kuko ukurikije amateka uko yari ameze muri 94 ukareba uyu munsi muri 2026 uko bimeze, ubona ko Yesu Kristo hari ibyo yakoze byinshi cyane. Imana yagiye yomora ibikomere. Rero uyu munsi nimba ugifite umunaniro, ugifite agahinda, ugifite ibikuremereye, Yesu aravuze ngo yemwe 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 abarushye n'abaremerewe muze musange ndabaruhura. Imana ishimwe cyane. Icyo Yesu agusaba ni ikintu cyoroheje, nuko wemera kuba umugaragu we. Imana ishimwe. Kandi hari ijambo avuze, mwemere kuba abagaragu banjye munyigireho. Imana ishimwe.
ese iyo wigiye kuri Yesu Kristo ubona iki? Muri iki gihe cya Pasika twatangiye iminsi yo kwibuka abatutsi bazize jenoside. Iyi ni inshuro ya 32. Ariko ndagira ngo nkubaze, iyo urimo wibuka, ese hari icyo wigira kuri Kristo? Wigira kuri Kristo iki? Wigira kuri Kristo uburyo ki yateraguranywe? Wigira kuri Kristo uburyo ki yababariye abanzi be? Wigira kuri Kristo uburyo ki yihanganiye imibabaro akanesha isi na Satani ndetse n'abadayimoni, kugira ngo njyewe nawe duhabwe ubugingo buhoraho, tuba abakristo. Iyi mibabaro izashira yewe. Reka nkubwire, nta gahora gahanze. Iyi mibabaro izashira, nuwongere utere urundi rutambwe, wongera wavanse gato gusa, wongere wegere Yesu Kristo akuvure ibikomere, akuvura iyo mibabaro. Imana ishimwe, Imana ibagirire neza. Nakubwiraga ngo Yesu Kristo niwe nshuti nziza ihoraho muri ibi bihe byo kwibuka ku nshuro ya 32 jenoside yakorewe abatutsi. Nakubwiraga ngo mwene data nukomere, Yesu Kristo akubere inshuti nziza ihoraho, akomeze aguhishyire mu bususuruke, wumve unejejwe n'urukundo rwa Yesu, wumve yuko Yesu Kristo ari we wenyine wakubaka ukubakika, wumve ko Yesu Kristo ari we wakomora ukomoruka ibikomere byo mu mutima, wumve yuko Yesu Kristo ari we wakuruhura umubabaro, wumve yuko Yesu Kristo hahandi unanirwa ukavuga ngo ngirente, wumve ko Yesu Kristo ahahagaze mu buryo bwose, ahahagaze nk'inshuti, ahahagaze nk'umuvandimwe, ahahagaze nk'umubyeyi, ahahagaze byose, kuko yitwa Imana ishobora byose. Rero Yesu Kristo niwe nshuti nziza ihoraho. Shalom shalom, mukomere, mukomeze kwihangana. Izina ryawe ni